Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe ukurikira Intare Official, turagusuje kandi tuguhaye ikaze, tukwifurize ndetse mu by'ukuri intangiriro z'icyumweru nziza, ndetse mu by'ukuri tubifurize kugira umurimo mwiza. Uyu munsi turi ku wa mbere, turi tariki 28 z'ukwezi n'ukwa karindwi, ndetse 2025. Tugarutse kuri byinshi nk'uko twababwiye yuko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose abagezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no mu karere kose muri rusange. Tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, dore ko intambara zimaze hafi imyaka 30 zarayogoje aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko kandi uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi aho ahangaha duherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye bagiye kunyarukira ku bizamini, bagiye gukora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye, aribyo bakunze kwita examen d'etat cyangwa se examen national. Tubifurize mu by'ukuri gukora neza ndetse no kugira amahirwe masa. Hanyuma tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa ahangaha. Wowe udukurikiye wenda ari mu masaha y'umugoroba turagusuje, ndetse wowe udukurikiye mu masaha ya mu gitondo nawe tuguhaye ikaze. Stile tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ku makuru avuga ko M23 ingabo zayo zishobora kuba zagaragaye muri Warikare, ndetse mu gace ko bakunze kwita Lubutu. Ese nibyo? Ntabwo ari byo. Tugiye kubigarukaho ndetse tubive imuzi n'umuzingo. Turasimbukira muri teritware ya Rucuro ndetse muri groupe ya Mutanda, tubabwire ndetse ku nyeshyamba za Semsi Nyatura zagabye igitero ndetse zifatanyije na APCLS. Byaje kugenda bite? Ni muri direction ya Kikuku ndetse no mu nkengero za Nyanzare byagenze bite? Ariko kandi turaza kuba tugaruka mu gace ko bita Kanyangohe, aho haramutse humvikana urusaku rw'amasasu cyo kimwe n'ejo ku munsi w'ejo niko byagenze. Turabiva imuzi n'umuzingo, operation muri rusange. Turagaruka ku defense bumwe bugiye butandukanye bwaje gutwikwa nyuma y'ibi bitero aho ngaho ni muri accent ya Rucuro. Turaza kuba dusimbukira muri Warikare muri groupe ya Ikobo, aho abaturage bakomeje mu by'ukuri bahahungiye, bakomeje gutabaza bavuga ko bakeneye ubutabazi. Ibyo nabyo turabigarukaho muri rusange. Turaza kuba dusimbukira muri Pinga, tubabwire ibya Pinga uko bimeze. Abasirikare bongeye kongerwa, bongeye kuzanwa ahangaha muri centre ya Pinga muri gace Kankasa, turabigarukaho. Hanyuma muze kunyemerera dusimbukire mu gihugu cy'u Burundi, aho naho bamwe bakomeje kugenda batabwa muri yombi, ndetse bamwe bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bakomeje gufungwa, turabigarukaho. Hanyuma tuze kwerekera muri Kivu y'Amajyepfo, naho turebe ibyaho uko bimeze. Hanyuma bila cyangwa se abishwe, murabizi ubwicanyi bwakorewe komanda ku munsi w'ejo. Turaza kuba tubabwira ko imibare yamaze kuba yiyongereye, abishwe bamaze kuba benshi, turabigarukaho. Ndetse tubabwire uko FARDC nayo yagize itya ikavuga ati twihanganishije imiryango yagize ibyago, kandi bavugwa mu bafatanyabikorwa baza Kodeko. Ariko kandi abangaba ahanene bakaba barishwe niyo bita ADF naro. Turabigarukaho tubabwire icyo FARDC yavuze, icyo MONUSCO yavuze, ndetse abantu bakaba bamaze kugera kuri 43. Ngayo nguko rero tugiye kubyinjiramo byose, tubabwire uko bimeze. Hanyuma muze kunyemerera tuze kuba dusimbukira no muri turi turebe ibyaho uko bimeze muri rusange. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako. Hanyuma mu by'ukuri rero twinjira mu makuru yacu, muze kunyemerera amakuru tuyatangirire ahangaha muri teritware ya Warikare. Muri Warikare harimo haravugwa byinshi, ndetse niho amakuru yacu ari buze kwibanda. Nyuma operation zikomeye cyane zagiye zigabwa mu bice byinshi, haba mu nkengero za Pinga, haba mu bice birimo za Kayirenge, haba mu bice birimo hariya Kibua, mu nkengero za Kibua, cyane cyane mu gace urenze Kasheberi gatoya, mu gace
kariya ko bakunze kwita Kibati, imirwano yagiye ihabera, ariko kandi wamanuka muri operasiyo ziri gukorerwa muri Karehe ukabona zisa nkaho neza neza ziri kwegera teritware ya Warikare, imwe muri teritware zikungahaye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, ariko mwabantu icyo mushobora kumenya nuko ari imwe muri teritware zikennye mu by'ukuri kurusha izindi zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bijyanye n'ibikorwa remezo, ku bijyanye n'imyubakire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, ni axe, ni teritware imwe kugira ngo ubone icyitwa network cyangwa se rezo ya telefone bigusaba kugenda urugendo hafi rw'iminsi 2 cyangwa 3 wagiye gushakisha umusozi aho ushobora kubona rezo ya telefone. Si ibyo gusa, aha ni ahantu mu by'ukuri kugira ngo uzabone uzagere ahantu hatuwe n'abantu bigusaba igihe kirekire, henshi usanga ari amashyamba. Ibyo nibyo mu by'ukuri biranga iyi teritware ya Warikare. Hari amakuru yawiwiswaga avuga ko mu 23 ishobora kuba ifite ibirindiro muri axe zimwe mu by'ukuri ziri strategique ndetse zitanazwi nk'agace ko bita Rubutu. Ayo makuru mu by'ukuri tumere nk'abanyomoje. Rubutu ni kure cyane, Rubutu niyo bigwa, Rubutu ni hafi ya Maniema, ni hafi ya Kindu. Rubutu ni mu birometero byinshi cyane ndetse uvuye kuri Warikare centre. Iyo cartography ndetse mu by'ukuri ntabwo ari byo, Rubutu ntago barahagera, ahubwo baherereye hariya muri axe ya Mingazi Kibua niho baherereye, keretse habaye kwitiranya ibintu. Twihuse rero, aba basirikare bagaragara muri axe ya Kibua, bagaragara muri Mingazi nyuma yo gukubita ingabo za FARDC ndetse bakazivana no mu birindiro byazo byari biherereye ahangaha mu nkengero z'agace ka Kibati, bakaza kubegeza inyuma. Bikaba bivugwa ko ahangaha mu by'ukuri kugeza amagingo ya aho bita Kibua bisa nkaho hakigenzurwa na leta, ariko mu rundi ruhande wakagera mu misozi ihunamiye ugasanga M23 iri kontrole iki gice, ndetse ukabona ko rero kuba bakwinjira muri Kibua byoroshye. Ariko kandi Rubutu yo mwabantu mwe mwokabyara mwe ntabwo M23 iriyo, ni kure cyane, ni kure cyane niyo bigwa. Muze kunyemerera rero, aha ntabwo turi bupfe kuhava dutyo, turahita dusimbukira muri groupement ya Kisimba. Groupement ya Kisimba ni imwe mu by'ukuri muri groupement ikomeje kuberamo imirwano, ndetse no muri iki gitondo amakuru akaba tugera akatubwira ko imirwano yahakomereje. Ni imirwano twavuga ko itoroshye, yaje gutuma ndetse Pinga ibamo panike iri general cyangwa se panike yo ku rwego rwo hejuru. Pinga tubibutse ko iherereye ahangaha hakurya, ikaba irimo uduce tubiri. Pinga ifite igice cya Masisi, Pinga ikagira igice cya Warikare. Pinga yo hakuno y'umugezi hari ndetse Pinga yo bita Pinga Bushimo, ikaba iherereye muri Bashari Mokoto. Hanyuma hakurya y'umugezi hakaba Pinga iyo bita Nkasa. Iyi Pinga rero akaba riherereyemo ndetse n'ibitaro bya hopitale. Hagati hakaba hari umugezi benshi bakunze kwita Mweso. Ubwo buriya twavuga ko ari Mweso ndetse n'izi za Rushoga zahuriye. Urabona ko rero ni Mweso, ni Muhongozi, ndetse byose iyo bihuye ako bazi cya Muhongozi uko kingana ni kigezi Kigali. Mweso nayo ni ngari cyane, iyo bigeze hariya biforoma uruzi. Muribuka ko ibiraro byo muri biriya bice byagiye bicibwa mwabantu mwe, ndetse bigacibwa kugira ngo M23 itazambuka. Niba mubyibuka neza, mu mwaka ushize nibwo uyu General Guido Shimeraye yarafite imodoka ebyiri, acikiraro imodoka imwe ayisiga hakurya, indi modoka ayisiga hakuno. Ni imodoka yari yarahawe na leta ya Kinshasa. Yo hakurya rero yari iherereye muri axe ya Zampeti, aza guhunga arayisiga. Muribuka ko iyo modoka yaje kuvanwa ahangaha ndetse ikazamurwa. Abo twagiye tubana ku makuru nagiye mbagezaho, mwagiye mwumva ndetse mwaniyumviye n'ijwi ry'umuntu waba warayihakuye. Rero ni nabo badusobanuriraga yuko kiriya kiraro kimaze kuzura, ndetse bivugwa ko kiri hafi kuzura, aho kigomba kuzura neza neza gitwaye ibihumbi 100 by'idolari cyangwa se $100,000 nk'uko twagiye tubibabwira muri rusange. Munyemerera ahangaha rero tubabwire ko ahangaha muri Pinga hongere kongerwa ingabo, ndetse niko amakuru atugeraho. Murabyibuka mu byumweru bishize hariho ahoherejwe ingabo zigeze kuri 700. Ngo amakuru atugera atubwira ko rero hongeye koherezwa ingabo zigeze kuri 450.
ndetse ngo zikaba zari ziturutse mu bice zimwe ngo zikaba zaturutse mu bice bimwe by'amashyamba, ngo bakaba bahageze ngo ndetse ngo akaba ari abasirikare ngo ndetse mu by'ukuri ngo batojwe ngo bashaka kugira ngo barinde Pinga ngo itazigarurirwa, dore ko nyuma y'uko mu 2023 yigarurira umusozi wa Nkobe wunamiye Pinga uri mu birometero bitari kure ya za Burayi ndetse nangaha muri Pinga Answa. Abangaba rero bikaba bivugwa ko ngo bagiye kurinda Pinga ngo paka ngo kugeza ngo ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Ariko kandi munyemerere twihuse cyane tute dusimbukira muri teritware ya Rucuro, imirwano yakomeje. Kiba ari igitondo cya breaking news tubabwira uko ruba ruramutse, ubwo turavuga urugamba, tubabwira uko situation bihagaze muri axe zose zikunze kuberamo urugamba, ndetse tukabazanira n'amakuru aba yiperereza bari kuvugwa, ubwo ndavuga amakuru y'ubutasi abari kugenda aturuka mu ba adversaire. Amakuru atugera muri teritwari ya Rucuro ni imirwano n'ubundi ikomeje, aho inyeshyamba za SMC cyangwa se Wazalendo mu mutwe wa SMC Nyatura, abangaba nabigumuye kuri Dominique Ndaruhutse, aba bayobowe no bita General Autoproclame Bigabo, noneho bafatanyije na APSLS. Ubwo SMC ni umutwe w'abarwandophone ariko ufite aho uhuriye cyane na FDLR. Icyo ngicyo abantu baba bagomba kukimenya. Iyo tuvuze SMC Nyatura kwa Dominique Ndaruhutse, ujye uhita wumva ko isano rya hafi ni FDLR kabiri. Ubwo FDLR rimwe ubu yumva FDLR kabiri, ubwo nizo za SMC tuba turi kuvuga bitewe n'imikorere yabo ndetse n'ibyo baba bagenda bavuga. Amakuru atugera akatubwira ko imirwano ndetse yatangiriye muri groupema ya Mutanda. Muri buka Mutanda buri ikicaro cya groupema ya Mutanda giherereye aho bita Kibirizi. Abazi Kibirizi niho haherereye ikicaro cya groupema ya Mutanda, ariko kandi imirwano ntabwo yaberaga muri groupema ya Kibirizi, ahubwo yaberaga mu nkengero za Gikuku. Kubazi Gikuku niho ndetse mu 2023 yarimo ihiga bwa Buzalendo babwihishe mu buce. Murabizi ko abangaba badashobora guvuga ngo barahagarara barwane, n'ubundi baragenda bakihisha ahantu bakavuga bati niba dutera tuzajya turasa cyangwa tuzajya tujya gusahura. Abagabo rero ni mu nkengero za Gikuku ndetse n'Inyanzare, aho M23 n'ubundi yakomeje kubwira abaturage ko bagomba kwitandukanya n'izo nyangabirama, hanyuma wenda bakegera mu duce dutuwemo n'abantu benshi dukontororwa na FC mu 23 kugira ngo n'ubundi barebe ukuntu bashobora kurindirwa umutekano. Amakuru akatubwira ko rero saha gusa muri teritwari ya Rucuro mu nkengero za Gikuku ndetse na Nyanzare, ahubwo akatubwira ko noneho wagaruka gato, ndakeka ko ishobora kuba ari muri groupema ya Gihondo Sano. Ubwo se burira abagihondo cyangwa iraba none Mutanda, kuko ni Gatsiro, uvuye Gatsiro usa n'ugaruka werekeza za Mweso. Ariko kandi reka mvuge hakurya ya Mweso gatoya, hatuwe hakurya y'umugezi ho bita Ikanyangohe. Hano Ikanyangohe ndetse Kanyangohe niba ishobora kuba iri muri axe ya Bukombo, ndaza kuba mbireba neza. Kanyangohe mw'abantu mwe hafi ya Mweso, mbere yuko ndetse ikizamini cya leta gikorwa. Murareba Kanyangohe ntabwo iri kure cyane ya JTN. Ubwo ndavuga ni plantation cyangwa se yego ni plantation y'abazungu, iyo bamwe bita ZTM, ariko kandi ni JTN nayo ikunze kugaragaramo habamwe icyayi cyinshi cyane, hakunze kugaragaramo abagizi ba nabi b'abanyatura ari bo bakunze kwihisha, ndetse ni nayo nzira bajya banyuramo yo berekeza mu bice birimo za Gashuga, bari kugira ngo barebe niba bashobora gutaraversa bakagera muri Warikare, dore ko ngubu inzira zabo zamaze gufungwa, bakaba bakomeje n'ubundi kooperera muri biriya bice. Agace ka Kanyangohe rero nk'uko tubibabwira kaje nako kuba teatre y'intambara, nyuma y'uko izi SMC Nyatura ndetse n'abo bafatanyije bashatse kugaba ibitero kugira ngo badestabilize ikizamini cya leta uyu munsi ntigikorwe. Tubitse ko uyu munsi ku wa mbere tariki 28 aribwo kigomba gutangira gukorwa, kikorwa iminsi ine ndakeka, yego nuko bimeze, aho kigiye gutangira mu masantere agiye atandukanye mu gihugu cyose, aho abangaba rero ni inyangabirama batifuriza abaturage umutekano, bashaka kugira ngo badestabilize hanyuma abana b'abanyeshuri be gukora ikizamini. Mbega ubugome.
mbega ubugome se ubwo buriya koko abana babaretse bagakora ibizamini bakazagaruka kurwana nyuma. Aha ni inyangabirama, nicyo kigaragaza mu by'ukuri abantu batagira disipurine, barwana nta gahunda, bikagaragaza umuyobozi wabo ntaba yarize, abayobozi babo bose ukajya gusanga keretse mu nzego zo hejuru nibo bize, ariko n'imyigire yabo ukabona nta etike nta deontologie, ukabona mu by'ukuri nta cyitwa savoir vivre nk'uko bakunze kubivuga, nta discipline, nubwo biyita ngo ni aba patriote ariko nta amour de leur patrie, nta rukundo rw'igihugu cyabo baba bafite, kuko uramutse ukunda igihugu cyawe ntabwo wakwifuza ko abana b'abanyeshuri bagiye gukora ikizamini cya leta. N'ukuntu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biba bigoye kugira ngo ukore ikizamini cya leta, amafaranga aba yarishyuwe aba ari umurengera. Urumva ko rero niba bashatse kubuza abana ikizamini cya leta, urumva mu by'ukuri aho ngaho twabanenga ku rwego rudasanzwe. Bashakaga kugira rero ngo berekeze muri direction ya za Mweso, barebe niba Mweso hakunze kuba amasantere menshi, hakunze gukorerwa ibizamini byinshi, yemwe na Nyanzare, ariko bikunze gukorerwa aho bita Singa, bazisinga niho hakorerwa ibizamini, yemwe na za Kalembe naho abajye bahakoreye. Abangaba rero bakifuza kugira ngo badestabilize hanyuma umutekano n'ubundi ubure. M23 rero yabyanze, ihita yohereza force. Amakuru angera akambwira ko ngo utu defense buke bwari buri muri biriya bice mu by'ukuri ngo buzindutse bushumikwa M23 ku burakari bukomeye cyane, ikaba izindutse ishumika ubu defense butari bukeya buherereye ahangaha muri za ni Kanyangohe ndetse no mu nkengero za Jitene, ibirindiro byabo bitwika umusubirizo. Twihuse cyane muze kunyemerera duhita dusimbukira muri no groupement ya Ikobo, nayo ntabwo iri kure cyane, aho amakuru atugera tubwira ko ngo abaturage ngo bahungiye barasaba ubufasha kuko bahunze baturutse mu bice birimo za groupement ya Kisimba, baturutse mu bice bigiye bitandukanye berekeza muri Ikobo, kuko Ikobo niyo yafashwe, groupement ya Ikobo niyo yafashwe mbere nayo mu 23. Abaturage bo bakaba ariho bakunze guhungira. Tuvuga Ikobo mujye muhita mwumva agace ka Rusamambu, mwumva agace ka Buleusa kafashwe kera, mwumva aho bita za Bukumbirwa, ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twose duhereye muri groupement ya Ikobo twafashwe nayo mu 23, ndetse Aduyi wa M23 akavanwamo ku bwinshi. Akaba ariyo mpamvu rero abaturage basaba ngo ubufasha, ngo ubwo bagiye hariya ngo ndetse M23 bakorera ubuvugizi barebe niba bashobora guhabwa ubufasha, ngo kubera ko nta na kimwe bigeze bahungana. Ibyo ngibyo birumvikana, ubwo barimo barasaba imiryango y'ubutabazi kugira ngo ibatabare, cyane cyane ko bahungiye muri ibyo bice ntacyo bafite. Muze kunyemerera duhite dusimbukira mu ntara n'ubundi yahanga ni intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko turahita dusimbukira ku bijyanye n'ibijyanye n'ubwicanyi n'ubundi bwabereye mu duce n'ubundi tugiye dutandukanye twangaha, aho abantu ngo au moins 43 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque sanglante ciblant une église catholique dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une action attribuée aux rebelles des forces démocratiques et alliées. Abangaba mu by'ukuri ADF nibo bashyizweho iki gitero, cyangwa se nibo banagikoze. Ni nako kuri aho abageze kuri 30 aribo bivugwa ko bamaze kuba bitaba Imana ubwo haterwaga ikiliziya gatolika, ndetse abantu bakaza kwicwa. Ingabo za FARDC ont rapidement publié un communiqué condamnant cet acte. Abangaba abasirikare ba FARDC ngo nabo baramaganira kure ngo icyo gitero, ngo ndetse mu by'ukuri ngo kikaba igitero kibi cyane. Abaturage 42, abandi barimo baravuga 40, abandi 41. Urumva ko hagati imibare imwe ntiramenyekana. Twababwiye ko hari abatawe, hari abashimuswe, ntawe uzi niba bakiriho, niba biri bubagendekere bite. Icyo ni ikindi. Hagati aho ngaho MONUSCO yakomeje kwamaganwa bikomeye cyane nk'iyaje kucungerera umutekano cyangwa se kurinda abaturage hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage badatinya kuvuga ko imirimo yayizanye yayinaniwe, ahubwo yakabaye yikomereza ikigendera ikisubirira iwabo. Ahangaha rero ibi bikomeje mu by'ukuri kuvugwa ko ngo ndetse ngo abangaba nguko
ngo abangaba ngo uko byagenda ngo uko ariko kose ngo abangaba ba MONUSCO bagomba kwitahira ngo kuko yaba bo yaba FARDC ntacyo bigeze bamarira abaturage kabisa, kandi ukabona ko kuri hanyuma abaturage bageze kuri 43 ku munsi w'ejo bavuga 30, mu kanya navuze 42, ariko nabonaga ikinyamakuru cya Actualité CD icyo cyanditse 43 biciwe ahangaha mu gace ko bita Komanda mu birometero 75 mu majyepfo y'umujyi wa Bunia muri teritware ya Irumu. Iyi ngiyi ni hafi twavuga ko ari mu mupaka n'ubundi wa teritware, twavuga ko ari mu mupaka na teritware ya Beni. Biravuga ko iyi mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO abo bavuze ko ngo banenze cyane icyo gitero, ko se kunenga batarengera abaturage ahubwo ngo bakabafasha kubashyingura ça profond d'indignation face à ces actes de violence, à ces actes de violence inqualifiables qui constituent de graves violations des droits internationaux humanitaires et atteintes aux droits de l'homme. ADF nari ibyo ngibyo ntabwo ibyo ngibyo baba babirimo mw'abantu mwebwe, niba ari MONUSCO niba ari bande, uko byagenda uko ariko kose mumenye ko ntacyo mumariye abaturage, ahubwo ndetse nubwo bigoye cyane mwakabaye mpigwa uburyo mushobora gusubizwa iwanyu. Hanyuma wenda tugana ku musozo, tubabwire ko amakuru yacu yo turi buze kugaruka mu kanya tubagezaho breaking news zo muri Masisi nka Sud Kivu n'ahandi, dore ko twibanze Rucuro ndetse tukagaruka kuri Rucuro, Beni na Warikare. Turaza kuba tugaruka kuri Masisi, dukubite Sud Kivu, tubabwire uko situation ziraba zihagaze muri rusange. Reka tubashimire kubera ko amakuru yacu arakagaruka. Murakoze cyane, ciao ciao.